byabanje muri Matayo High School. Icyo nakubwira cyo reba kora shiti yanjye uramunga aragusebya ese kwirwa umuntu azerungurukana n'umuntu ibyo byerekana ko bakunda arewe ntaga kigukunda sigakunda nakagakobwa kitwa ngo kajuri kira kibundi so nyine bibaho no kwihangana ariko ubuzima burakomeza kandi uzabaho neza naha nabari buriya bari kugutekerezaho ukabona ugeze ku kibazo udashoboye kwishura uririmbe yandirimbo Kwibuka ibyahabereye biroroha kuko igihe gishize kuri twe bisa nko guhumbya gato cyane, aho umuntu yumvaga akuze bihagije imikuko igaragara nk'inzira iharuye neza cyane, gusa ntibibuza abagenda nabi gusitara cyangwa kugira urugendo rutari ruhire. Bamwe mu bari inshuti zacu za hafi basigaye ari amateka, bisa nk'inzira twaharuye kera ariko twumva twakongera kugendamo. Matayo High School, urugendo ruracyakomeza. ababyeyi batanga miliyoni zose ari kirafuza uzamuka yo kutanzamuka prefe kirafuza ikagire vuba mani kukumisha mani sawa nilikundamereza mazi haya mani amazi kandi urukuru wa mugabo mani kandi abantu banga basigaye bafite agasuzuguro ubwo watwara yatwara amazi y'urukuru ameze agira ngo barya ingurube urazibagaburira se ayo mazi ujyanye no koga ibice kwera ikibazo ufite ni ikihe mani ikibazo ufite ni ukuntu umuntu w'umugabo yoga pasi ariko pre ubona urwo rupfu rugira ruzagushiraho rya rubundi ase urupfu ruyangiye ndaro uri kumubona mani umuntu mwikoreye igipfuro wadukunze ahantu muzikunda izanjye saro kuri twara ibibara ikize inkweto naje gutangira ngo zisi zawe kujya mu ijambo bita kupe
pasiteri hasi na perezida b'ubukora nta kuvuna. Ako se wa mugabo we umva ase mani zitware nyine zitware bo ubwindo babitware n'amazi ndetse n'amazina yawe yatware nk'umuyome n'umutwe umva mubwire sawa Supa tusha. Ibyo biri net uri kumva Toka kumamasi. umva mubwire ibyo biri net nabimena kandi ko gese asungu yanyirukiye nkoreye Ako se yaje gutaka kiza rya. ahubwo se yagatoragwe ryarura muri Ariko bare bakuneze gatsindwa. ariko uranuka nciye mu myanya Ngo subutu sha. anciye mu myanya y'intoki biri bizira kubikora Sasha, ndi kubwira abandi wowe ntabwo bikorera. Amasaha ntabwo aragenda. Amasaha ntabwo aragenda. Sasha, ko naherutse nkoresha uko kose kugira ngo murye neza mu kigo. Ako kadakaza ngo nicyo wagira ngo urwo tuyuka. Asa birabiri byo wujye bikontrola mu bihe. Birabiri birabiri. Ahubwo nari mufite amakuru. Amakuru? Uzi ko turi naci. Ngo? Turi naci. Ya. Ese wabikuye he? Idris. Garuka hano. Ngwino se gira vuba. Ibyo bintu ushobora kubimbwira neza. Ako sinabikubwira kure. Nari nkeneye kujya kantine. Umva, Idris. Sinkinishwa. Uri kumva? Ugomba kumnywa nkande? Urumva? Ayo makuru mbwira ngo yakuru. Zimbire neza kandi. Nyine nkagendaga mu gasantere nimugoroba mbona umuntu wenda kumira nkaho. Ubwo wasohotse hanze. Urumvikana. Kuba wasohotse ikigo byibura. Urumva? Binyemera kwirukana. Ndakwirukana. Mbabare wenda kuba nasohotse ikigo ariko nyine ibyo nakubwiraga nari nsohotsemo nyine mbona umuntu umeze nka turi na nyine aho kugenda. Umva wasohotse ikigo. Kwanza singushaka muri iki kigo. Kuba wasohotse mu kigo. Ndaguha weekend. Nawe hereza rwose nawe urabizi ko nanjye njya mbihera. Ngoro mbwira neza uko rubizi. Bimbwire neza cyangwa mwirukanye. Nyine nsohotse kwa Hajat. Sibyo. Mu gusohoka urabona uri wa muhanda uhura na kakandi kajya ipfa kwa Murokore. Mpita mbona umuntu umeze nka Trina. Ndamuhamagara ntabwo kunyitaba. Ariko binyeka ko wenda ashobora kuba yambonye wenda. Wambonye n'amaso yawe. Yo nambonye n'amaso. Gusa wenda cyeka niba wenda wowe bafite impamvu atari wowe wenda sinzi. Ariko ngewe icyo nzi nuko unabonye umuntu umeze nkawe. Ngoja mu ishuri. Yihute.
murasa amasezerano yanjye murayitwa ayaheze ngo ayaheze simu zazikorera niba ziprepared. Prepared for what? Quiz. We have quiz. Quiz. No. Nababwiye uyu munsi aka kanya aya masaha uyu munota. Nta kayi n'imwe nshaka ku ntebe. Ariko ubundi ariko sinakosiyore ntabwo bazi ko dufite kwizi uyu munsi ushobora ubundi kugira ubwenge ndashaka ko mwese muri makuru First question. nari mva hano muri shambure hari umukobwa bita Trina wari uharwariye ariko ntabwo mbashije kubona. Uravuga umukobwa waje hano yagize ikibazo cyo kuvanamo inda? Gukuramo inda? Yari yagize yashatse kuvamo ariko nyine yari atwite se? Yari atwite. Ahubwo reka mbanze ndebe nimba ari mwo. Umusaza se? Ese koko kwa mukobwa yacitse? Mugakoye imbere urujijo. Ariko ngiye mu kanya nari nimpeje kumwihera imitungo. Nta mwanya munini ushize amaze gucika ibitaro. Ko bishobora kuba ari ikibazo. Uriya mwana umukobwa aramutse abuze. Ni ikibazo gikomeye. Ariko rero ntago waturenganya. Uriya mukobwa wanyu ashobora no kuba afite amabanga menshi mutazi kandi natwe tutazi kuko mba mbona ameze ukuntu adasobanutse. Umuntu yarinze ucika ibitaro ariko kandi ari afite ikibazo ntago biba byoroshye. Ese ni gutu umwana umukobwa muto nk'uriya yaba ahisha amabanga akomeye. Anjye ntago mbizi. Ahubwo murebe ukuntu mumushakisha reka nyembe nsuye mu kazi. Murakoze. Ngaho mugira umunsi mwiza. Namwe akazi keza. Uriya musaza se hari icyo yabaraze akakimisha? Ntabwo ndi kubyumva, simbyumva rwose.
Cuisine. Akoze nkamwe muri mu biki amakosa sa hands ngiro hands ntugire n'ikintu muri Rwanda akaje byataye ariko ziko no gukopera ari ubuhanga nimba gukopera neza basi naje nize niyo mpamvu ariko utanzisubiraho kandi njye nta nubwo njya mvuga ngo ibizamini bya hano muri class ntabwo bijya binera ubwoba kuko mba neganya exeta n'ibinera ubwoba nakubuza ya muntu utari ntabwo nizera ko ari byo byatuma ubura amahoro ubutabagize muri exeta basi wakoze tidu z'ibintu ugiye gukora exeta yo birumvikana ngomba kuyigira ariko ibintu bya class ntabwo mba mbyitayeho niyo nabona zero sinzi no kutazi famille ntukamo iyo nsinzwe gakeya niyo mpamvu ugiye kwiza utuzami twose mbashaka kutuvanamo mu mahanga kugira ngo mani sinde birangije ndayanganira byabaye nyine nanjye kandi nayabuze ntabwo ari wenyine twaburanye sora ndaguca amande amande y'iki okay tubireke umva se uraza kujya muri basket ariko nzi ko abakobwa mutakunda ibintu by'imipira basket zo zijemo njyewe nkunda kwireba nubwo najyanye ikintu ariko nkunda kureba ibintu bya match imipira isanzwe agira ubuze kuba ryari mu kanya amasomo narangira umushaka no kwigira hanze zagitangiye kongeramo abakobwa ko uyu munsi nanakubise basohokana mu cyayi muri kantine wakubise isindi gute umuhungu abura amafaranga umukobwa akayabura yahorana abakobwa mufite ibiceri mana twakuyihetse ariko nabiri wabuki ntacyo uri buze kunsohokana nabi ndagusohokana ariko ibyo bintu wari uzi iminota yarangiye yibuze basigiye n'iminota 30 Sana. Ibyo wakoze birahagije.
Have a nice day. Aja machi nyamani kuna taifa. Adresi no na. No. urumva ni wowe niwe mwakuze myiga ariko twe nta kibazo abanyeshuri ababyeyi banzanye ku ishuri banzanye naje kwiga sasa kuri mwe kwita umutwe wawe wabonye match y'ejo ya basket siwe twaje mu kigoro Woo! Nice, dang. Umva mwe bali. That's my name. Urukundo. Ni biki? Sorry gato. Reka musemba ndagusabye mbabarire video y'icyo. Ciao mani nta kintu kibuze cyaho mani. Sema Ako tuza ariko nta kirenze kintu mani. Ufite urunigi se ngise. Ufite urunigi njye n'umuri ugenda yise. urunigi rwangaye. Urunigi. Wendi urunigi. Iminseki. Ni biro bikungira. Ubona ko kwanza wayikuye video. Bana bitano wamreze. Nari kauka basi ukihangana. Yini buyagushakira. Vuba hano ndagushakira ko video nuyitanze gusa. Wihangane wone ureze sizera. Oya umva nyine nyine utazi sakunegera. Abirize. Cyanda ajya kora jagatsira mani. Ubu ni uranungana kujya muri refu. Sawa. Ni ibi video bari kunyereka bimeze ukuntu ariko by'amakuru sorry. Iyi match yari iryoshye bya atari man. Ubundi rero nuko najya mbasha gukina inozi basket ndayikunda byataye.
umuntu azi baro wagera ukadankingamo hariya ntabwo nabishobora ariko ndabikunda cyase kubireba gusa ubundi umuntu muri kamere y'umuntu afite inzozi nyinshi yifuza kuzaba for example ubundi se wifuza kuzaba ukiri umwana nyiri umwana nifuza kuzaba umusirikare cyangwa umupolisi ariko ngeze segonderi inzozi zahinduka numva nawe umucamanza ndebye ukuntu nsigaye niga birahinduka ubu nsigaye numva nakorera music ego uvuze ibintu by'ubucamanza numva biratangaje iyo foto so wari mu rukiko ariko mbona ugira isoni cyane ubundi ubucamanza wabubasha ibintu byose ni mu mutwe uziyo nikaruye ntabwo wamenya ko ari njyewe urabishobora cyane cyakora cyo nagiye nakubeshya ntimuka cyane numvaga nzabikiza wowe uzi ikintu cyakubera nko kuba umuganga wenda nakunda kureba mu muvi cyane nkumva biranyunguje nkumva wa nabo mwagiteri wadanje muvi filime yose ibaze gusa wabasha kwagitinga hari ibintu birenze se kujya hari ugatoborera abantu ugakubita bikabona ngabikore deye byuba ko wabishobora mwagitinga w'iki ibyo ushaka ntavuze ko uri umuhanzi ndirimbira no muririmbire wese wakora iki urabyina ndabyina nawazi okay hagarara muririmbire anga ndajya mu kibuga so hitaruye my god uririmba iza kinyarwanda ntabwo nzi ibintu ugiye kundirimbira amazi tugiye kuririmba ndimba kinyarwanda uyibyina turebe nivuga action bita utangira twagiye ko nyibagiwe se dushabuza ni za masamba hari wasi cyangwa ubese sire kayireba iyihe iya ya Cecile ushaka ko muririmba na harga ni oya okay twagiye kadiro kanye n'inkangaga mani ariko zubwoko ko umuntu wabaye mu Rwanda kuva kera nabaki ongera mbiko rwanyu mbere rambura amaboko niza gutya waje ukanyigije gutya banyarwa kadiro rambura we rambura gutya twagiye oya genda nanjye ariko twagiye Hey sexy lady, I want you to take me home. You some looking like a blind dog, but my soul you won't have. I just want to know what to go kuna to revenge. They want to be with you. You the sexy girl I want to live with, even if I'm blind. Now part to walk kunjane love you. That's what I wanna do. Gonna bona genda gukunda. All eyes on me. All eyes on me. Niyo munsi wakwira umutima nkuza kuri wowe. Sinakwihanganira kubaho. Pega Rwanda umurezi mani tumishinyo yo byata no kubona wiyemeye gusa imvura iragura tugiye kwishuri Chima nayo igenda ngenda ndaza ku twajya nk'isari birenze Opi waje twajyana oya nari bishya bye Sola. Vamos ver. Vamos ver.
icyo nakora, icyo naharaniye nakigezeho, nicyo gihe nk'isi yose imeneko nanjye nduwondiwe. Nigga, bambona from the down to the head, Oris Tom, Oris Tom, Oris Tom, Oris Tom, Oris Tom, Oris Tom, Oris Tom.